Ikibazo cyo kumubaza akabazo nese yakani nk'izindi ndirimbo eshatu wahita wumva wakinira abantu nk'eshatu wahita wumva ku kanya zitaziza mu mutwe zahita zishimisha abantu ako kanya n'aka kanya babiguhaye nahera kuri kakarimbo kanjye Katarina bebe sukaringana linga kayo Katarina mukobwa mwiza mahitumeto Katarina niyanjye nese ubwo busaba buririmbye live nta waburirimbye live ntago wabudije ntago nabandije. Yeah, right. This is Kigali Magic TV. Right in front of the cam, the kumwina Yaka Mwana, and one of the best DJs mu gihugu dufite at the moment, DJ Beast. Beast, amakuru. Fresh na ribika biso. Bumeze bitese. Fresh kabisa. Yaka amakuru. Ameze neza ni bisanzwe. Urabona ko ndi kuri Mobimba. Tugomba kurya Noheli Mobimba singura urufunguzo rw'amagambo. Yaka Noheli nziza. Na kwako pia bivuze ngo nawe Noheli nziza na kwako pia nawe muri make. All right. Beast amakuru. Fresh na byagendaga uyu mwaka rero byakugendekeye gute? Ya umwaka ku ncamake zanjye nyine byabatangiye neza ari uburyohe biza kurangira aje mino pandemic ibintu birapfa ibintu bya entertainment ari byo turimo twebwe natwe birapfa cyane kugizana n'ubu nyine tunumva n'ubu bihe gusa tu urona ari ububiye turimo n'ububiye kabisa Yaka nawe ni kwibona turi mu bubiye uretse covid n'impanuka z'amamodoka ejo bari banciye akaguru kuri bari bakukiriye akaguru ndakubwiye saa moya n'igice urebye nawe baguhitana utariye kuri bona kubera amasaha abantu bari kwiruka cyane bitewe n'amasaha impanuka ziyongeye nibwo bubiye avuze DJ byavuze harimo ububiye kabisa. Ese Yaka wowe ku ruhande rwawe umwaka wabonye gute rero muri rusange? Okay, Margareke uretse ikibazo cya covid ariko ngewe uyu mwaka warandyoheye nabaye umusitari ngurongoramo ndi kumwe n'umudamu wanjye Keza urabona ukuntu ntangiye kuyaga azi kugira umugore wawe wigengaho atari babandi bindaya ngo urajya kwishyura ukubanza kwishyura ituru ngo ni 5 2 ndetse ko n'abasenyisa narababonaga narashaka. Yaka akabazo k'amatsiko nahoze mbona kuri channel imwe hano mu Rwanda YouTube banyujije amafoto hari aka video muri gufata we na madamu wa Keza abenshi bavuze ko atwite se nibyo cyane agatwite oya madamu wanjye ntabwo atwite uwabivuze ubwo wenda ashobora kuba yarayimuteye ahari simbizi ariko ngewe uko mbizi ntabwo atwite rwose. Yakirada nagari yawe nagari yawe umugore wanjye ntabwo atwite ko mubwiye natwita muzabimenya indura yemera kuzaba ari yawe nabonye benshi bavuga ngo Yaka ngo ashize icyumweru ndakera yafashe cyangwa murongo warayimuteye oya yanyimye avance ariko turi kubitunganya mu minsi iri imbere muraza kubibona namukubise ka penalty. Okay. DJ Beast. Aha, uyu mwaka rero watubwiye ko usibye pandemic haba imishinga wari ufite yaba yarangiritse kubera iki cyorezo? Yeah, of course imishinga nago yabura kubera ibintu bya entertainment ari byo byapfuye kandi birimo amafaranga ari byo byanakoraga binunze urumva imishinga yose nayo ifite ibya byose hagombaga kugenerwa amafaranga yayo urumva babuze amafaranga rero urumva imishinga yarapfuye gusa rimwe nimwe nakoze gusa yari byose ntago nubwo nigeze ngera kuri 50% imishinga nari ifite ariko nteganya kuzakora muri 2021. Wa munyamakuru mbariza DJ ese afite umugore arateganya kuzarongora ryari kuko urambiye kwicarana n'ingaragu niba ari siribateri twabimufashamo akagera ku rwego ngezeho ya ngende ingaragu ntago nta mugore mfite kabisa DJ mugerageze mushaki ba washaka gute se yaga muri iyi minsi ubushobozi bwarabuze ibanga ni riye ryatumye yaga ibanga urabona madame ari kumakeya zitandukanye mwishuka ndetse kuri ka siporo ariko siporo ya mbere tuyibanza mu ishuka ubundi tukakora tize zindi zisanzwe ariko siporo ya mbere ni mu gitanda. Yaka usibye impano ufite zo gukina comedy gukora ama interviews kuvuga wowe ni yindi impano wize yo ku giti cyawe? Mbo impano ngewe nta nubwo nzi ko mfite impano ku buryo nakina filime nyarwanda nangwa se comedy nyarwanda ariko ubu ngubu sigaye niyaminiye ntacyo utakora ntacyo nakora kabisa ubu maze kwishyiramo icyizere kabisa ndiyaminiye muri make.
aha imbere yawe rero wicaranye n'umwe uzwiho kuba yarabaye one of the best DJs hano mu gihugu dufite at the moment. Hari bimwe mu mashanwa yagiye atsinda. Wowe se ikintu cy'ubu DJ ari cyo kiziho Yaka cyangwa nawe uri ntacyo biziho urahonga gusa no kumva umuziki? Njyamo n'ukunda umuziki. Okay, mubwiye kuko ibintu by'ubu DJ byo ntabwo bisobanukiwe, ahubwo uyu muvandimwe turi kumwe kubera ko abisobanukiwe yagerageje kugenda anyigishaho gakeya, nanjye nakomeza kuba icyamamare nyine bisaye. Ushobora no kuba DJ nanjye kabisa. DJ Yaka reka nkubaze akabazo. Hagiye haramutse havutse ikibazo DJ wari uri mu kabari nk'uko DJ Beast yari arimo arahereza abantu muziki akagira ikibazo bakavuga ati nta mu DJ usigaye, wakwiyaminiye muri utwo duke yuzi? Nagerageza kubakoca nabakubita nabura n'akaririmbo se, nabakubitiraho akaririmbo wenda kiringara nangwa se kigiswahili, ntabwo nabura icyo mvuga muri make. Ikibazo cyo kumubaza akabazo nese Yaka ni nk'izindi ndirimbo eshatu wahita wumva wakinira abantu, nk'eshatu wahita wumva ako kanya zihita ziza mu mutwe zihita zishimisha abantu ako kanya, n'ako kanya babiguhaye? Nahera kuri ka karirimbo kanjye Katarina bebe sukaringana linga kayo, Katarina mukobwa mwiza mahitometo, Katarina ni yanjye. Nerese ubwo busaba buririmbye live, nta waburirimbye live ntago waba DJ? Ntabwo naba ndije kudija se ni ugukora ibintu. Kanambye sinjya mwigisha mwana Yaka, uransobanurira nyine uramutse. Okay, kudija ni ugukina umuziki ukawuvanga umuziki utandukanye ubwoko butandukanye n'ahantu hatandukanye. Okay, ibyo rero ntabwo napfa kubasha keretse ubanje ukantuzaho wenda nk'icyumweru byagenda biza gake gake. Okay, DJ Beast ngaho wari ukomeje ku ndirimbo Yaka ngo aramutse ahawe amahirwe yakinira abakunzi biwe za mbere, wowe niziho amahirwe aka kanya wahita ubyina ku buryo umuntu uri hano wese yitaguruka? Okay, aka kanya mere aka kanya kuri uyu munota ndakeka nahita nyine indirimbo nshya ya Bruce Melody na Kenny Soul yitwa Ikinyafu. Aha, iyo ndirimbo urayizi? Iyo ni indirimbo nziza igezweho cyane iryoshye kabisa. Ya kabiri nahita nyina ngiye kuvuga izo bita zinza mu mutwe aka kanya, nahita nyina indirimbo bita ako numva simvuze indirimbo mu mutwe. Okay, nahita nyina n'ubushyuhe mushe remix na saa moya. Na saa moya. Yeah. Zirimo abana kwi. Yakaba cyakunda abagore nka mbere. Cyakunda abagore nka mbere. Nese urabanga ninde wanga abagore namanika kaboko. Ngenda banga kabisa. Nago mvanga urwango ariko ngiye simbakunda urukundo nk'urwawe. Rwa rundi rwawe nyine. Nese ubakunda gute muri system? Bakunda kuko batubyara bakadushyira ku isi ako gaciro tukakabahereza. Ariko nanone kurigira inka munyarwanda kanimake. Ntabwo nsobanukiye fresh Yaka. Yagira inka imeze kugira inka munyarwanda urumva niriya gahunda nyine baduhereza tukaruhura ubwonko tukaruhuka mu mutwe. Okay, Yaka 2020 yarangiye ndakeka. Nicyo uteganyiriza rero abakunzi ba mwaka utaha? Wakinye filime nyinshi, wakinye amakomedi menshi, uyu mwaka rero udutekeye iki ukurikiye kuko n'umwaka wo gukora nkuko abikomojeho buherutse, niki rero umva ubikiye abakunzi babo? Muki abakunzi ba Yakamwana icyo nabateganyirije umwaka utaha no kubaryohereza bisanzwe, none nzabazanira udushya dutandukanye. Ni fomu nacika ngiye ngomba kubasetsa, je suis grand comédien, ngomba kubasetsa n'ababurayi bagaseka. C'est ça. DJ Beast, ndakeka umwaka ushize wakozemo ibintu bitandukanye, wigeze no kuba one of the best DJs ni mu ntara. Byabaye in January, ndakeka nabaye mu DJ mbere mu ntara y'Amajyaruguru. Okay, none uyu mwaka urumva ufite ayahe iyi ntego uvuga ati none ubwo uyu mwaka nabaye, kuko iyo umuntu agize goal settinga biba ngombwa yuko unongeraho kugira ngo ukipinge ya speed buriho. We rero ni izihe ngamba wazifata uvuga ati wenda uyu mwaka nzakora iki n'iki kugira ngo ngere kuri iki?
First of all ikintu cya mbere ni practice y'ibyo nkora nituma ngeraho ngeze ubu ngubu kuko abantu bahita bakunda ibyo nkora bagakunda ibyo nkora kabisa bikabashimisha. That's why plans mfite mu mwaka utaha no gukomeza nkubaka izina ryanjye nkari boostinga rikagera kure, ari nako nyine skills bijyana na skills nyine izina ritubatswe ridagiri kure nyine ryarakuze ariko skills zanjye zikiri hasi, nkubaka skills zikazamuka n'izina rikazamuka. Ni bityo rero niba mushaka kwinjira no mu bintu byo gukora music nge na featuring abahanzi batandukanye kugira ngo izina DJ Beast rikomeze kuguma mu matwi y'abanyarwanda na hanze y'u Rwanda rizisoke. Ese ko uvuze ngo urashaka gufisharinga mu ndirimbo Yaka mwana afite indirimbo yiwe bahita Carolina si ndiyo Yaka Katarina so turirimbiyemo Yaka turirimbiremo gato ukina abasogongije ariko nkigera hano Katarina mukobwa mwiza mayitomate Katarina bebe sukaringana kayo gahegera hino dukora urukundo Yaka mwana DJ Beast waruvuze ngo urashaka abahanzi mijye mukora nta kuntu ahita ufata Yaka ngo mukorane collab muri iyo ndirimbo kuko nka uri umustar ukora indirimbo ku mateleviziyo agaragara cyane mukahita muyikorana Yaka Yaka ukuntu bimeze rero Yaka numvisha ufite talama ufite tara kabisa ahubwo ndabiganiraho n'indi group yanjye tuburebe uburyo Yaka twahita tumwinjiza mu muziki wanjye kabisa. DJ Sansan kabisa Yaka uritari kujya mu muziki nditari kujya mu muziki rwose ndi kumwe na DJ ndikumva abantu nazamuka kabisa kandi izina bakomeza nkaryubaka nkuko bivuze. Yaka tubwira waririmbiye njyana pop reggae izo bita za reggaeton waririmbiye njyana cya hip hop. Okay, hip hop ntago nagerageza ariko naririmba indirimbo nyingi naririmbye sinzi niba ariyo ahubwo natubwira n'ubuye bwoko nkanye niriya numvishe miringara ahubwo nkanyira indirimbo natubwira injyana naririmbye ari iriya ni lumba nziza wajya ufisharinga indirimbo z'amarumba ko mbona mu Rwanda zidakunzwe cyane. Yeah, of course ushobora gufata rumba gutyo ugashyiramo creativity yawe ugafata rumba ugashyiramo modern music ku buryo indirimbo nziza urumva DJ featurinze umuntu aririmba rumba. Yaka wemera ko comedy ari impano? Comedy ni impano no kuririmba nabyo ni impano ariko byose tuzatugenda tugerageza kandi zera ko Imana izabidufashamo tugakomeza tukaryohereza abanyarwanda muri rusange n'abari hanze bose tukabaryohereza ni ukuvuga ngo icyo ushatse kuvuga ngo ntago wemera ko ari ubuhanga udafite impano ntago wakina comedy. None se ko nyina comedy ko nyina filime nyarwanda nkaryohereza abantu hari amashuri nize ni ukuvuga ngo ntago ari ubuhanga. Okay, impamvu ni ngi rero nabikoze DJ Beast kudija ni impano na amashuri cyangwa n'ubuhanga bw'umuntu ku giti cye? Okay, icyambere cyo nk'ibyo yakaravuze nawe nago yize ibyo bya comedy. Ikintu cyambere kibanza gukora ni talent. Wenda ufite talent ushobora kujya muri ayo mashuri ukihugura ukunguka ubumenyi ariko talent cyane iganza wa muntu wize n'umuntu ubikora as a talent babitandukanye cyane kabisa. Talent rero urumva nibanza niyo ya mbere. Nuvuga ngo Yaka uwo ubona afite impano ku giti cyiwe ngaho ntakugoye yakambwira abamwe mu bahanzi wemerana mu Rwanda babiri bonyine barahagije. Ngewe ntabwo ari ukuvuga ngo umuhanzi nemera ngewe ahubwo umuhanzi nkunda Mico the Beast. Undi ni Koffi Olomide. Koffi Olomide ari umunyarwanda ariko nakubajana mu Rwanda. Nagize ngwambajije muri Afrika muri rusange. Abandi bahanzi bo mu Rwanda ntabonzi ariko abo ngenda mbona ntabwo nibuka amazina kuko ngenda sindi umuhanzi ngenda numva indirimbo zabo gusa ariko uwonzi ni Mico the Beast. Uramwemera? Ndamukunda cyane kabisa. DJ Beast ku ruhande rwawe rero wemera ndi? Ku ruhande rwanjye ngiye cyane kuba DJ muri rusange ntabwo ugira umuhanzi ukunda umuhanzi akuryanga no ukagikunda ntabwo wavuga rero ngo ukunda umuhanzi runaka kuko ari n'igihe nagwa flopping akakora indirimbo itari nziza itanyegeye amatwi yawe. Rero nta muhanzi ngira nkunda prefer kurusha abandi. Niba atari ibanga uretse kuvuga ati wenda bizatamo amabefu ntago yabura ku giti cyawe ngaho tubwire hanze y'u Rwanda. Ahubwo ikintu gihari navuga ushaka kumbwira ati muri ino minsi se ninde muhanzi uri kubigukorera? Okay, ninde urimo gukora muri iyi minsi? Muri ino minsi abahanzi mu Rwanda iriya group ya Bruce Melody, Kenny Soul, Juno Kizigenza na Bruce Melody. Mbona aribo abantu bari hejuru bari gukora umuziki nye nkumva nyine ndawishimiye to ku giti. Abo ngabo urabazi vuze? Nta numwe nzi. Murabona numwe nzi.
njye ntabwo njya niharura ndi njyewe mvugisha ukuri. na Bruce Melody ntabwo umuzi. Ndamwumva Bruce Melody ndamuzi, ndamwumva mubona no ku mateleviziyo runaka, ariko ntabwo ndamubona live, ntiturasangira n'icupa. Tumamagare musangira icupa se. Cyakora nikundira ntuza Shadebosha afite taye namukubise ijisho, ndavuga ati genda manu urarema. Shadebo necyokesha Ragurareka ibintu by'irari by'abagore babari koko. ntabwo ari ukuvuga ngo nirari kuko mfite umugore, ariko Shadebo afite buno riteye neza, uzi none yo riteretse mu kanzu uravuga ati genda wariremye wa mukobwa ku rukundo se. Ya Shadebo ni igitomate rwose nabirenze, namwe muramuzi kandi muramuzi. Yaka ndi nyuma rero nsanze uri muri fata neza we na DJ Beast. Mwahuriye hehe cyangwa hari imishinga murabara hagati yanyu mwembi? Nta mishinga, ni ukuvuga ngo njyewe DJ Beast ndamwemera kabisa. Mu ba DJ kabisa. Antwi ku muziki kabisa, nkavuga ati wa DJ Beast kabisa. DJ Beast yawe ne akamupanga ibiki wabare basi sora nabasuye mu rugo rwawe na Keza cyangwa? Yaka naramusuye mu rugo rwe kabisa, ni inshuti yanjye, dusanga tuzanya ambwiye ko ashima ibintu nkora, umuziki wanjye ukunda, ajya nyumva sometimes kuri radio 10 anganga arankunda cyane, yumva umuziki wanjye yumva ni mwiza. Rero twaramenyanye, njya musura nawe ajya nsura kabisa, rimwe na rimwe njya mwerekana kuri ibyo by'umuziki nuko kubifata bijya bimugora cyane. Yaka ko se utike kibazo kwintu bikugora ngo kuki bikugora gufata umuziki? Uke gufata umuziki urabona njyewe nirirwa mu biganiro bitandukanye, rimwe na rimwe bana kugira ngo mfate umwanya nduhuke mboro ku muziki birangora cyane, kubera ko mu bantu bakora cyane banaye ndakora cyane. Urabona ku munsi nshobora gutanga interview nyinshi, reba nk'uyu munsi iyi interview nguhaye ni ya 4. Urumva rero amagambo ndayavuga kabisa, niyo nduhutse bana ngasubiza ubwenge kugiye. Okay, this is Kigali Magic TV. Adusoza Yaka ijambo rimwe rero ku bakunzi bawe, ni unabifuriza umwaka mushya. Abakunzi banjye mbifurije umwaka mushya muhire, tuzawusangire na Noheli nziza, ariko abavandimwe mubare mwitonde, iyi sambire bana impanuka ni danger kabisa. Imana idufashe turinde tubone tusoje amahoro. Abakunzi ba Yaka muri rusange mina furahi sana. Ikindi nashaka kubabwira, ndashimira umwana bita Mugabo uba USA, ni uri kundemera muri iyi minsi, neje ubundi yanyohereje ka Noheli tukavurema Mugabo arenze Gatsiri. Banza umbwire Mugabo atuye muri estate rero mutwikire. Mugabo atuye Kansas mu mujyi bita Mississippi. Ni petit ya papa shukuru, tukavurema ndamukunda sana telefone. Ya DJ Beast, ese nkagize nk'ukunda ibihangano byawe yabisanga hehe? Dore ko nsigaye mbona muri minsi hari ibyo bita live Instagram, wowe wabuzikora? Ya live ndazikora kuri IG yanjye, ndazikora, nitwa DJ Beast the Mix Master, nitwa DJ Beast the Mix Master kuri Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook, kuri Mixcloud naho wasanga mu mix nagiye nkora, kuri Soundcloud, kuri Audiomack, hose ni DJ Beast the Mix Master. Si bigano bya binyuraho ryari kuri Radio 10? Kuri Radio 10 dukora show itangira saa 3 z'ijoro kugera saa 6 kwa gatanu. Amagambo ya nyuma nayo dusoza wifuriza abagukurikirana haba kuri Radio 10 nandi ugenda ukora ibiganiro bitandukaniye ucuranga imiziki yawe, rero unabifuriza umwaka mushya muhire. Okay, first of all abantu bangenda bifuriza umwaka mushya muhire na Noheli, kandi bakomeze kudusapotinga, bakunda ibikorwa byacu. Okay, ndakeka noneho bakomeze kwirinda coronavirus iracyahari, bakomeze birinde, bitwararike, bakomeze gukurikiza amabwiriza ya leta kugira tuzave muri no pandemic tumeze fresh, dusubire mu buzima twahozemo neza kabisa nta kibazo. On the mic ni Saturapi, this is Kigali Magic TV. Tubashishikariza gukora subscribe, share, comment, tunabasaba gukurikirana ibiganiro byacu byahise twagiye dukora atandukanye. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.